Wari uzi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kuzamuka ukageza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abahinde bagera kuri 250 bapfuye bazira gufata selfies. Kimwe cya kane cy'impanuka zibera mu muhanda wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imibare igaragaza yuko izo mpanuka ziba zatewe n'uko abatwaye ibinyabiziga baba bari gukoresha telefone. Hanyuma rero ku isi yose no mu Rwanda turimo hari impfu nyinshi zagiye zigaragara ziturutse ku kuba ko abapfuye barimo bagerageza gufata videos zo gupostinga by'umwihariko kuri TikTok no kuri Instagram. Ikaze ku nkuru z'ibihe. Ubushize tuganira twibanze cyane cyane ku ntambwe watera kugira ngo wibature mu bubata bwo kunywa inzoga, kwikinisha no kunywa itabi. Uyu munsi rero nk'uko wabyumvise tugiye kuganira ku ntambwe nkeya nziza kandi zikoreka ushobora gutera kugira ngo wikure mu bubata, kugira ngo urinde mugenzi wawe ububata, kugira ngo nawe ubwawe n'abawe mwirinde ububata bwo gukoresha telefone, cyane cyane smartphone. Mbere na mbere, kubera icyo ugomba kwirinda ubwo bubata, ni izihe ngaruka uretse impfu twavuze, uretse imibare twaguhaye, ni izihe ngaruka zindi umuntu ku giti cye ashobora guhura nazo kubera ko yabaswe, kubera ko ari mu nzira zo kubatwa, kubera ko ari hafi kwibasirwa n'icyorezo cyo gukoresha smartphone? Icya mbere kirareba abakunda gutwara imodoka n'abakunda kugendera mu muhanda. Duhere ku bagendera mu muhanda. Ni kenshi cyane uzabona abantu bari kugenda bacata kuri telefone, akiroha muri zebra crossing ngo just no kubera ko ari zebra crossing ngo imodoka nimubona, ikinyabiziga nikimubona, moto nimubona ngo ashobora kugira gute birahagarara abanze yambuke. Hari n'ababikora kubera ko bahugiye kuri telefone, kubera ko aho hantu basanzwe bahagenda, kubera ko bahazi, akagenda acata, akagenda yumva imiziki, akagenda areba kuri TikTok scrollinga, akiroha muri zebra crossing, imodoka ikaba iramwanuye cyangwa se moto ikaba imuciye akaguru cyangwa urundi rugingo. Hari n'abatwara rero, agatwara ari kuri telefone agenda scrollinga kuri TikTok, agenda ashyiramo imiziki kuri YouTube, agenda ashyiramo imiziki kuri Spotify n'izindi mbuga nkoranyambaga zose. Aba ngaba rero umuryango mpuzamahanga wita ku by'ubuzima, donc ni ishami rya UN ryita ku bijyanye n'ubuzima muri rusange, ari ryo bita mu Cyongereza WHO, rigaragaza ko nibura buri mwaka iyi mico, iyi myitwarire y'abantu biroha mu muhanda, iyi myitwarire y'abatwara amamodoka n'ibinyabiziga bari kuri telefone, nibura ihitana ubuzima bw'abantu bagera kuri 1,300,000. Nk'uko polisi isanzwe bitubwira, mwokabyara mwe ntaba ari wowe. Hari utuvideyo nimba utaratubona uzagenda utubona kuri izo mbuga nkoranyambaga dukoresha, tw'abantu bagiye bahanuka ku bisenge, bahanuka ku makamyo, bahanuka ku manga, kubera ko just bari bagize gute, bari barangariye kuri telefone. Hari abarohama mu mazi bakaribwa n'ingona cyangwa se bagasoma nkeri, kubera ko bari bagiye ku mazi, donc kuryoshya, and then akagenda kuri telefone afata ka video, cyangwa se ari gucata, cyangwa afata udufoto, cyangwa se ari gufata ka video zo gupostinga kuri Instagram cyangwa kuri TikTok, agashiduka yiroshye mu mazi, ingona imuriye, igifi kinini kimumize, cyangwa se simply agasoma nkeri kubera ko yaguye ahantu atashobora kugira gute kwikura. Ushobora kumva ibi rero ukavuga ngo hoya, ibi ngibi njyewe ntabwo bindeba kuko nta modoka ngira, sinjya nkunda gusohokera ku mazi, nta misozi nurira, nta makamyo ngendaho. Birakureba kuko hari izindi ngaruka zikureba. Twese dukunda kuryama. Abantu rero bakunda gukoresha telefone bari mu bantu bibasirwa n'icyorezo cyo kubura ibitotsi. Urabizi ku manywa turakora, nijoro tukaryama. Abakoze ijoro ku manywa bakaryama. Iyo ufashe ya masaha yo kuryama rero ukajya kuri telefone, uba utangiye kujya muri risike zo kubura ibitotsi.
nibo ba bantu uzasanga mu maso yabo yaratukuye, batanywa itabi, batanywa inzoga, batarara amajoro, ariko kubera ko babuze ibitotsi barara kuri telefone basikorolinga, umunaniro watangiye kubibasira. Iyo tuvuze umunaniro nk'uyu rero, nanone hiyongeraho ibitekerezo cyangwa se kugira ubushake bwo gushaka kwiyahura. Buriya abantu bakoresha telefone kenshi cyane, bajya ku mbuga nkoranyambaga kenshi cyane, hari ibintu bakunda kureba bya attention birimo amakomenti, amalike, amashares, ugasanga yapositinze video, yapositinze ifoto ifite like nkeya, ifite ibitutsi byinshi, abantu bari kumutwe, cyangwa se ukaba warafashe agafoto utambaye, bibaho, and then mu gihe uri gupositinga ukagira gutyo ukabona kagiyeho. Mu gihe utanze comment ukagira gutyo ukabona kagiyeho. Uri gucata muri groupe, wari ugiye kukoherereza umuntu ukabona ukoherereje ikigurupe cy'abantu. Ibintu rero nk'ibi ngibi bitera agahinda gakabije, aribyo bita depression. And then no gutinda kuri telefone bigatera umunabi, anxiety. Ibi byose rero iyo byirunze mu mutwe w'umuntu, ukongeraho na wa munaniro twavuze kare, my friend, hari ababirangiza ugasanga bariyahuye. Ni kenshi uzasanga abantu bari ku kazi, ari mu nama ariko yubitse umutwe kuri telefone, ayoboye inama ari no kuri chat arimo arisetsa buri kanya, ari gukorana n'abandi, ntabwo ashaka kumva ibyo abandi bari gukora, ahubwo yubitse umutwe kuri telefone. So akazi na telefone ntibijyana, kubera ko telefone idindiza umusaruro w'akazi uri mukora, kaba ko mu rugo, kaba ko mu biro, kaba ko ku ishantiye, kaba ko gutwara telefone, guhugira kuri telefone no gukora akazi ntibijyana. Ikindi, iyo ukunda kubika umutwe cyane kuri telefone, cyane cyane umuntu ukora mu biro, biragorana cyane ko uzabona promotion, kuko ntabwo uzabona promotion utize. Telefone rero uri mu kazi ntabwo ishobora kuguha umwanya wo kwiga, wo kumenya ikintu gishyashya. So bityo rero no kubona promotion bigira gute? Biragorana. Umwanya telefone rero igufata uri mu kazi n'ubundi utuma wica igihe. By'umwihariko nimba wazindukiye kuri telefone ukigera ku kazi, bituma wica igihe wagatanzemo umusaruro, and then sometimes bikana affecta igihe ugiye kumara donc mu kazi, kubera ko ya masaha yo gutaha yageze, ureba ibintu wari gukora uwo munsi ugasanga nta na kimwe wakozemo, and then ugasanga utinze muri ofisi, uri kugira gute? Uri gukora bwije ibyo wakagombye kuba wakoze hakiri kare. Hari n'ikindi cya nyuma rero, kuri wowe by'umwihariko ukunda gukoresha telefone iri kuri chargeur, nubwo ari imibare mike cyane y'abantu, nyabuna ntujye muri iyo mibare mikeya y'abantu. Gukoresha telefone iri kuri chargeur ishobora guturika ikagutera circuit, inziga nshya, nawe ukagira gute? Ugahiramo. Ibibi byo gukoresha telefone ni byinshi cyane, ingaruka ni nyinshi cyane. Bityo rero reka dutere intambwe imwe ku yindi, zoroshye zikoreka, ariko nanone iyo utangiye kubishyira mu bikorwa biragorana cyane, kubera ko bigusaba kubyumva no kwigomwa. So reka dutere intambwe zizatuma twibatura mu bubata twabaswe na telefone. Intambwe ya mbere, shyiramo intera hagati yawe na telefone. Ukigera mu kazi mu gitondo, nimba ukoresha computer, nimba ukoresha amakayi, ndabizi ubishyiraho ku meza, ubishyira hafi yawe mu biro byawe, hehe iyo espace irimo ibikoresho byawe nkenerwa. Fata telefone uyishyire mu gikapu, fata telefone uyishyire mu mufuka, fata telefone uyishyire mu ikote, umanike kure, ubike kure, ushyiremo intera ihagije, hahandi kugira ngo uzahaguruka ahantu wicaye, kugira ngo uzatere intambwe uva ahantu uhagaze ujya gushaka telefone, nuko ari ikintu cy'ingenzi cyihutirwa uba ugiye kureba. Kubera iki? Kubera ko nuyirambikaho ku meza, buri kanya uzajya ujya kuri telefone, ujye gucekinga message za WhatsApp, ujye gucekinga amakuru ari kuri Facebook, ujye kureba ibyo bari gucuruza kuri Facebook, and then ujye kuri Instagram, ujye kulikinga utu video, nimba ufite video game yakwadictinze nk'amakarita n'utundi dukino tuba muri telefone utangira ukine, and then nujya kuri TikTok n'ibindi bindi, ni scroll
GTAF scroll, XYZ creator scroll, ababyinnyi scroll, ABCD. Before you know it, uzamara isaha imwe, amasaha abiri, amasaha atatu yawe ya mu gitondo uri hehe? Uri kuri telefone. Kubera iki? Kubera ko nta ntera washyizemo hagati yawe na telefone. So tukivuga ku by'intera, nujya kuryama ukaba ukunda kuraza telefone yawe kuri sharijeri, ukaba waragiriwe umugisha, ukaba uba mu nzu ifite salo, ifite icyumba kimwe, ifite ibyumba bibiri, ifite ibyumba bitatu, just inzu ifite icyumba na salo, ibyumba bibiri, donc ufite salo, ufite n'aho uryama. Fata telefone wiyisharija rwose hafi y'uburiri bwawe, yijyane yisige muri salo, keretse hahandi nyine ufite umuntu kwa muganga, ufite ibintu byihutirwa, donc ufite kese utekereza ko hari umuntu ushobora kugukenera nijoro akakubura kandi byihutirwa. And before you know it, nta muntu uzaguhamagara waryamye ngo agiye kuguha akazi, agiye kuguha deal, agiye oya. Umuntu uzaguhamagara ayo masaha ni babandi musangira amayoga, inzoga twabivuzeho, baba pusha, baba bitabi, ibyo nabyo twabivuzeho, ni za notification za pornography twabivuzeho nabyo. So urumva ko ufite avantage nyinshi cyane zo kuraza telefone yawe kure y'igitanda cyawe, kure ya matera yawe, kure y'agakarito kawe uraraho, kure. Shyiramo intera hagati yawe na telefone yawe. So igihe iby'intera bidakunze rero, ugomba kuba uri hafi ya telefone yawe. Rimwe na rimwe gerageza ukureho internet. Niba uri umuntu ugukeneye ntagutextinge, aguhamagare. Umuntu ufashe akanya akaguhamagara akakwandikira SMS, uwo muntu aba afite deal, aba afite ikibazo, aba afite message yihutirwa agomba kukugezaho. So kuraho internet, ibi bizatuma ya notification ya buri kanya agira gute agabanuka. Bitihise, nimba nta na calls ziri serious we expecting, nimba utarohereje ama application menshi uri gusaba akazi, shyiramo n'akadege. Shyiramo n'akadege by'umwihariko cyagiye ugiye kuryama, cyagiye ugiye gukonsantra ku kazi isaha yose, shyiramo akadege. So hari application rero zakubaze, TikTok, Instagram, Facebook, application iyo ariyo yose wumva ko imaze kukubana ikibazo, hahandi ugifata telefone uhita ujya kuri iyo application, ukaba ubizi neza ko ntuyikoreraho amafaranga, ntuhuraho n'abantu bari seriye, donc wirirwa ureba nyine kate runaka yapfuye, runaka yambaye gutya, runaka yagiye hehe, runaka, donc ibintu bimeze nk'ibyo by'amazimwe yari kubyina, yambaye ubusa. Donc wabaye umuntu wirirwa ukritika abantu kuri social media, nyamara nta kindi kintu bikumariye, ntibikwinjiriza, ntibikwigisha, birakubata. Iyo application yikuremo. So ubwo rero intambwe ya gatatu ni uko desinstall, gusiba, gukuramo application zakugiza gute, zakugiza imbata. Ntabwo biba byoroshye. Ushobora kuyikuramo mu kanya ukayisubizamo, nta kibazo. Yikuremo uvuge ngo nzayisubizamo nyuma y'iminsi 2. Numara kuyisubizamo nyuma y'iminsi 2, maybe uyikoresha umunsi umwe w'imari ipfa, wongera uyikoremo uvuge ati nzayikoresha nyuma y'icyumweru. Hazagera igihe ujya uvuga ngo muri uku kwezi iyi application sinzayikoresha, then hari n'igihe kizagera uyikuremo burundu, kubera ko uyu munsi hari abantu badakoresha Facebook, hari abantu badakoresha TikTok, hari abantu badakoresha Instagram. Nanjye ndimo ntago gikoresha Instagram kuko Instagram yari yarambanye ubuki, ngezeho ndavuga oya, nta Instagram nkigira muri telefone yanjye. Hari n'izindi application nzagenda nkuramo gake. Ni urugamba ruba rutoroshye, bigusaba energy, bigusaba discipline, ariko yikuremo. Nushaka umara amasaha 2 uyisubizemo, numara kubona ko wayikuyemo nyuma y'amasaha 2, and then uvuge ngo next time ngiye kuyikura mu nibura umunsi wose. Umunsi nushira uvuga iminsi 2, uvuga icyumweru, uvuga ukwezi, kugeza igihe uzaba comfortable no kuyikuramo burundu, kuko ama application nayo atubata nk'ubundi bubata bwose. Twavuga nk'itabi, inzoga, agakungu, pornography, ibyo byose ni ibintu bigenda bibata abantu. Namushoza n'amasengesho abata abantu, ku buryo usanga abantu umuntu yarabaye nzakagendana avuga za ndimi za Manchester United Gyökeres, yarabaye nzakagendana. So indi ntambwe rero,
twavuze ku cy'intera, icy'intera nikikunanira noneho reba igihe cya nyacyo cyo gukoresha telefone. Maybe ukigera ku kazi ni urugero, cyangwa se ukibyuka, nta kibazo, fata iyo minota 30 urebe amamesaje uyasubize, urebe amakozi wabuze ubisubize, urebe amakuru yasohotse, nta kibazo, and then ushyire telefone ku ruhande, uvuge ngo mu minota 30, mu isaha, mu minota 40, mu masaha 2 nimba ntararangiza gukora ibyo ngomba gukora kuri telefone, n'ubundi ndayifunga nyishyire ku ruhande. Ubwo ndaza kongera maybe muri break ya saa sita, nongere muri break ya saa 8, nongere saa 12. Hanyuma rero mbere yuko ujya kuryama nibura shyiramo ako gasaha, shyiramo ako gasaha rwose ko kudakoresha telefone. Nibyanga ugira iminota 30, nibyanga ugira iminota 10, ariko shyiramo igihe cyo kuba free of phone. And nimba ufite abana, nimba ufite umupartenere, icyo gihe cyo kuganira, cyo kwigisha abana, cyo kuvugana n'abana, telefone yishyire hehe? Yishyire kure. Mu gitondo rero ukibyuka imenyereze. Hari abantu babyuka ari bo benshi, akabyuka agahita afata telefone. Nanjye ndimo ndabyuka nkahita mfata telefone, ariko maybe impamvu mbikora ni uko mu gitondo nkora siporo. Iyo ndi gukora siporo shyiramo utu ekuteri nkagenda numva imiziki cyangwa se numva amakuru, nta kindi, nta chat, nta Facebook, nta TikTok, nta YouTube, mu mavideo yanjye n'ibiki byose. YouTube nyijyaho nyine kubera ko mba mfite playlist ya muziki ngomba kumva mu gitondo, nicyo gituma nzigira telefone. Ubwo rero wowe nimba udakora siporo ukaba ubyuka ufata telefone ukiri mu gitanda scrolling, my friend, uzajya ukerererwa. So ngiye nyifata kubera ko n'ubundi nyifata mbyutse, mpita nkaraba mu maso, niborosa, nitunganya nywa amazi, nshyiramo imiziki, ntangira siporo. Murabizi ko imiziki igira gute? Iramotiva. So rero wowe nimba scrolling ukiri mu buriri utaranabyuka, my friend, ukimara kubyuka uvuge ngo reka nibura nshyiremo iminota 30. 30 it's okay, 10 it's okay, 15 it's okay, 20 it's okay, ariko 5 oya. Ubwo urumva ni igihe gushyira telefone kure biba byaragize gute? Byarakunaniye. Ukibyuka rero shyiramo akanya, uhita wirukira hehe? Kuri telefone, kubera ko nta gikuba cyacitse, kandi niyo umuntu yaba yapfuye ntago gufata telefone kwawe bizagira gute? Bijya kumuzura. Ndumva ari ibyo. Amagambo ngo ntashira ivuga, kandi ibiganiro byiza biryoha ari uko bigize gute? Bisobewemo. Ku nkuru z'ibihe rero ibiganiro byacu nakagaruka. Kugira ngo uzabashe kubonera ku gihe ikiganiro tuzakora cy'ubutaha, kandi aho ngaho kuri subscribe, and then uhita ukanda ku kantu k'akazogera kari aho ngaho, tugishyiraho uzahita uba mu ba mbere bagize gute? Bakiboneye ku gihe. Dufite ibiganiro byinshi hano, ushobora gukanda aho ngaho ukabireba, cyangwa ukareba n'ikiganiro gikurikiyeho, and then dukandiraho kuri like. Uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, kubera ko uru rubuga ruhita rufata ibiganiro byacu rukabigeza ku bantu benshi. So ikibazo, igitekerezo, icyifuzo ufite, bitwandikire muri comment section. And then kubera ko hari abantu benshi babaswe na telefone rwose, kanda aho ngaho kuri share, uposting kuri WhatsApp yawe, mu magroup bamo, ushyire kuri Facebook, sangiza abantu ibiganiro byacu, nk'uko dufasha abandi, nawe waba ugize gute? Ufashije bagenzi bacu, unadufashije kubaka umuryango mwiza uzira ububata bwa telefone. Ibitari ibyo rero, turabakunda cyane, dukunda ko mukurikira ibiganiro byacu. Imana ibarinde inzara n'umurengwe, kubera ko bigira gute? Birandagaza. Ibitari ibyo rero, ciao, bye bye. Ibiganiro byacu biragaruka naho utaha.